Ndabashuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Umwami wacu. Muri aka kanya ndagira ngo tuganire umwanya muto ijambo ry'Imana. Teme yacu cyangwa se tayito yacu y'uyu munsi, turaganira ibihe birindwi Yesu yavuye amaraso. Igihe cya mbere ni mu gashamba k'i Getsemani. Matayo ibice 26 umurongo wa 36 haravuga ngo, maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani. Abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha, nigire hirya nsenge. Mariko kandi ibice 14 umurongo wa 32 haravuga ngo, bagera i Getsemani, maze abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye hano mbanze nsenge. Aha ibi bice ni ibice byinshi bigaragaza Yesu igihe yari yageze i Getsemani, mu gashamba k'i Getsemani ari gusenga, igihe yabiraga ibyuya bivanze n'amaraso. Ni ibice byinshi ariko ibyo bibiri nibyo tubashije kuvuga mu gihe Yesu yasengeraga mu gashamba k'i Getsemani. Icya kabiri, igihe Yesu yavuyemo amaraso n'ikamba ry'amahwa yambitswe. Mariko ibice 15 umurongo wa 17 aravuga ngo, bamwambika umwenda w'umuhengeri, baboha n'ikamba ry'amahwa bararimwambika. Aho ni Mariko ibice 15 umurongo wa 17. Kandi twongeye gusoma muri Yohana ibice 19 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5, na Matayo ibice 27 umurongo wa 29. Aho ngaho tuhasanga inkuru zitwereka yuko Yesu yambitswe ikamba ry'amahwa. Umwenda w'umuhengeri ni umwenda w'umutuku wijimye usobanura Yesu Kristo. Umunsi bafata Yesu Kristo, uyu niwe mwenda bamwambitse. Mariko ibice 15 umurongo wa 16. Kandi uyu mwambaro wari umwambaro wasobanuraga umwambaro w'umubabaro, kandi ukaba n'umwambaro wa cami. Igihe cya gatatu Yesu yavuye amaraso, n'icumu bamucumise mu rubavu. Itorero rivuka mu maraso n'amazi, na Yesu nawe yavuye ku musaraba amaraso n'amazi. Yohana ibice 20 umurongo wa 20 haravuga ngo, amaze kuvuga cyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Ahangaha iki ni icya gatatu cyerekana Yesu mu bihe birindwi Yesu yavuyemo amaraso. Icumu mu rubavu ni igihe cya gatatu cyerekana Yesu ko yavuye amaraso. Igihe cya kane Yesu yavuye amaraso ni imisumari mu biganza. Yohana ibice 20 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 25. Cya gatanu ni imisumari mu birenge. Yohana kandi ibice 20 umurongo wa 25. Cya gatandatu bamukubita bakora. Iyi ni inkoni yagiraga imitwe 7. Somye Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 24. Igihe cya karindwi Yesu yavuye amaraso, bamupfuraga ubwanwa. Aya maraso tuvuze haruguru, aya maraso yose Yesu yayamenetse ku wa gatanu gusa. Iyo umuntu ageze i Goligota ahabwa ibintu bitatu. Icya mbere ni urwandiko cyangwa se pasiporo. Icya kabiri ni ikimenyetso cy'amaraso. Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se nishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka wo mu ijuru. Icya gatatu ni umwuka wera. Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 8 haravuga ngo, ibihamya ni bitatu, ni umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje.